cyane nitwe ba mbere data. Umuriro uzaka, igitangaza kizaba hari. Rero kosereza tariki 15 z'ukwa gatandatu izera
agakiza no guhunga. Numvise ngira ikibazo Ikibazo ni ugushakira igisubizo. hari abantu bahora bajya ahantu gusenga bakavuga ngo niba utarakira Yesu umwami n'umukiza tambuka hano imbere, agatambuka ubwo ari Kabuga yajya gusengera i Kanombe akumva ntabwo yamwakiriye neza Kabuga, akongera akamwakira, yagera i Gikondo akamwakira ubwo ugasanga yakiriye Yesu umwami n'umukiza inshuro icyenda, ubwo haba harimo ikihe kibazo Cyo gusobanukirwa. Buriya mu bintu bibaho bituma ubuzima bw'abantu benshi budasobanuka, ntabwo ari mu bintu by'agakiza gusa, no mu bindi byose. Hari umuntu ugira inama avuga ati kwakira Yesu bitewe n'uko babisobanukiwe, kandi ari umuntu ubona ntamwakira. Ejo hazajya ahandi bagaturuka ku yindi nguni kumva ntiwamwakiriye kubera iki barabyiteranya. Hari abantu bitiranya kwakira Yesu no kuba intungane, noneho akaza yakwigisha wakumva utari intungane kuko bagiye kuba ntarakira Yesu. Hari ibintu gitekereza numva bitari ku murongo, noneho buri gihe ugahora wakira ukazajya umusanzu cyane cyane kubera gusobanukirwa nawe. Ubundi nta muntu uvuka kabiri, ubundi kwakira Yesu gukizwa. Irindi jambo muri Bibiliya bakoresha ni to be born again, uvuka bwa kabiri. Wari wabona umwana wavutse kabiri? Umwana avuka rimwe, niyo yatinze kuvuka batera ya miti batera cyangwa bagakora sezariyene ariko akavuka. Iyo uvutse uba wavutse, haba hasigaye aho ngaho nahita ngira ikibazo. Hari n'abantu babatizwa bakumva ntabwo babanogeje, akabatizwa bakajya kubatizwa muri abantu 9, barindwi bakavuga mu ndimi ukaba usigaye n'undi umwe babatizwa. hari abantu babatizwa bagatitira muri pisine. Rero ukabona wowe mu bantu bose abana kuri sound ariko mudufashe sinzi akantu kumva. Ni ukuvuga ngo hari igihe ugenda mwese mwarigiye kubatizo, najya mu mazi ukabona mu bantu 9 babatijwe rimwe, 2 nibo batavuze mu ndimi, abandi wenda izi dini tuze no kuzigabanya ko ntawe ndi bubatize uyu mugoroba. Dukora experimentation turebe ubuvemo avuga mu ndimi niwo buri cyane, ariko buriya biterwa n'abantu bikanaterwa n'imico yabo. Nanjye nabateza abantu benshi mu mazi menshi, ntabwo ari benshi basohotseho buri si nta nubwo umunsi wo kubatizwa uri supposed kuvuga undi, kubera ko kubatizwa utaramenya n'ibyo kuzuza umwuka ibyo ari byo hari ubundi bigenzeho ibyo ngira ngo reka twimuke tuve mu gipasitori. ibyo nari kubaza ni ibyanjye ku giti cyanjye, niba nashyire mu matara zikuze nzari gusobanura turi twenyine basa ni ibiki biranga umukire biramumukire ntabwo ari byinshi, ariko umuntu yigeze kubaza Yesu aramubwira ngo ubundi itegeko risumba irindi ni iki? Aramubwira ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ukunde we n'umugenzi wawe aho ngaho. Iyo ushoboye gukora ibyo ngibyo ikizwa mu kubanza ikintu kituranga ukunda Imana nawe ukabwikunda. Urubyiruko kenshi bafiteho ikibazo, biraborohera kuba abanyamadini, ariko Yesu avuga ngo uzakunde mugenzi wawe yacometsemo n'akandi kavukanira ngo uzamukunde nk'uko wikunda. Akenshi rero usanga mwebwe biraborohera gukunda abandi, ariko kwikunda usanga umuntu wegera usuka uwo yiyahuye ukabwira ngo umuntu ntakwikunda. Aho rero niho ibyo bitatu iyo bishyize hamwe biguma mu kintu. ibyo bintu bivuze yuko tutikunda, nibuka ko no kureka ibyaha ubwabyo biragoye. Ikibazo ngiye kubaza, urebye ubuzima bw'ubukristo bikavuga bwo gukizwa, disipurine yo gukizwa umuntu yayishobora ate? Kuko ibyaha biraryoha, nta kintu kiryoha nk'ibyaha. Reka mubwire ibisigo njyewe nakijwe ndi mukuru, kizwa nareze hagati y'imyaka 19
kuva ku mwakazi kugeza kuri 19 ushatse rero kujya muri kategori y'intungane tunize muri seminari ntanzwe twamaga cyangwa n'amagegeye kuri hari igihe twajyaga ariko gukora ku bushobozi